Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Binjira mu nzu ngo bari baraye bibagiye gukinga, ngo nuko bafite ibyuma ngo n'imihoro ngo babafatiraho ibyuma babapfutse n'iminwa ngo barabita babasanganya. Abantu bataramenyekana bateye urugo rw'umuturage witwa Bizimana Jean Bosco mu karere ka Gicumbi, binjira mu nzu yararagamo abana babiri b'abakobwa, umwe w'imyaka 17 n'undi ufite imyaka 20, barabasambanya babafatiyeho ibyuma bari bitwaje. Byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa 30 Nzeri 2020 mu murenge wa Byumba, akagari ka Gacurabwenge, umudugudu wa Gacurabwenge, aho bivugwa ko inzu aba bakobwa bari barayemo bari baraye bibagiye kuyikinga. N'abajura ntabwo twabyita abagizi ba nabi, gusa nyine baje gukora n'icyo gikorwa cyo guhohotera abana baba muri anegisi, harimo umwana uba hano mu rugo ndetse n'umukozi. Yari mu masaha agana mu masaha 8 n'iminota mike itarenze 15 gutyo, nibwo naje kumva imbwa imotse ndasohoka. Noneho mu gusohoka nsanga umwe yanyiteguye, yari afite umuhoro, afite n'icyuma cy'igiferabeto gikoze ukuntu, afite n'inkota. Noneho ahita afata umuhoro aza kuntema, nsubira inyuma ndakinga. Maze gukinga nibwo natabazaga, nabaje ubwo umuzamu nawe yari amaze kurwana n'undi wari waciye inyuma, kuko twabashije kubona babiri baraducika, ariko umuzamu aza nawe ubwo amukurikiranye bahita baturumbuka barirukanka. Mbajije abana barambwira ngo bamaze kubafata ku ngufu. Wowe wagerageje kubatabara hashize nk'igihe kingana iki babashyikiye? Ubu baje kare, ibyo byose bari hashize nk'iminota nka 40 cyangwa isaha gutyo, niko bagenekerezaga. Ubu baje urumva bashobora kuba bageze hagati ya saa 7 na saa 8. Noneho baraza aho barara, bashobora kuba bari bakoze ikosa ryo kudakinga, kuko kigaragara nta hantu bigeze bica urugi. Noneho bo baje ubwo basunitse babatera ubwoba n'ibyuma. Bamaze kubatera ubwoba bababaza aho ngo tubika imfunguzo z'inzu nini, babanza kubahisha barabwira bati ntabwo tuhazi ntituzi uburyo bakinga. Birangira rero bagize bafashwe ku ngufu. Bamaze kubafata ku ngufu, ubwo noneho nibwo bakomeza kubateruriza babazana hanze ngo bajye kubereka ngo ahantu babika imfunguzo, bababaza n'ibyumba turaramo. Biza kurangira noneho mu kujya kuzenguruka inzu, nibwo ku nzu nini turi kubaka nshyashya nk'uko uyireba niho umuzamu yari ari. Nibwo umuzamu yahise abimenya n'imbwa ihita imoka, imaze kumuka nibwo twahise dutabara. Kugeza kuri ubu ubwo bageragezaga gutabaza abaturanyi, ntabwo bigeze bagutabara? Abaturanyi bo badutabaye, ariko badutabaye nyine kubera urabona ko twegereye ishyamba, bahise birukanka, ku buryo twabwiye n'umukuru w'umudugudu n'inkeragutabara zikora irondo ry'umwuga, baraza baradutabara. Tubwira na polisi, urumva bari bamaze guhohotera abo bana babajyana kwa muganga. Ntabwo turamenya ibiravamo uko bimeze, ariko urabyumva kuba bahohoteye n'abantu batazi biteye n'agahinda, birababaje. Twebwe no kubisubiramo biri kutuvuna, kuko imihoro bari bafite n'uburyo yasohotse aho kugira ngo yirukanka ahubwo akazaza kuntema, ngewe byanantunguye. Numvaga igisambo ugifatiye mu rugo cyahita kirukanka wese akora reaction yo kuza kuntema, mpita nkinga yirukanka nyuma. Birababaje, abana rwose bahohoteye ku buryo banabibabaje. Abana bahohotewe bari mu kihe kigero? Harimo umwe nyine wari uri hano, ni umunyeshuri, yari ari muri vakanse, yari afite imyaka 17. Harimo n'undi w'umukozi wari ufite imyaka 20. Bo bari kwa muganga. Ubundi busanzwe muri karitsiye mutuyemo ubugizi bwa nabi bwari busanzwe bavugwa se? Cyane rwose, ntabwo ari ubwa mbere. Ubundi bajyaga baza bakiba amarobine cyangwa bagakata amatiyo y'amazi, duhita biba ngombwa yuko nubwo hari irondo ry'umwuga dushyiraho abazamu. Ariko nubwo twashyizeho abazamu, ubona kubera ko ari karitsiye hanini yegereye n'ishyamba, ingegera ziva mu ishyamba nizo ziza gutwiba. Ubona benshi ari abanywa urumogi, haba hari ingegera nyinshi muri uyu muhanda. N'ejo bundi mu minsi ishize hari uwo bita kwa Rwekane, bafatiyemo n'ubundi umushora mu rugo, arabarwanya baramucika, arabacika, ariko numvaga bavuga ko ku rubuga bagaragazaga ko bamukase intoki, kiri kwa muganga.
binjira mu nzu ngo bari baraye bibagiwe gukingaho ngo nuko bafite ibyuma ngo n'imihoro ngo babafatiraho ibyuma babapfutse n'iminwa ngo barabita babasambanya nuko ngo babakuramo n'amafaranga bari bafite niko nabyumvishije. Wumva byashoboka ko umuntu bashobora kumusanga mu nzu ku buryo bashobora kumusambanya bakarinda bagenda no ku gikorwa cyo kurangiza kumusambanya bakamujyana no mu bindi mu bikorwa, ibi byashoboka nyine bitewe n'ukuntu bari baje bafite ibyuma byashoboka pe, byashoboka bafite ibyuma byashoboka bakabakorera ibyo bashaka barangiza bitewe n'uko ba bosi babo baryama hirya kuvuza induru byari byabananiye ntabwo bari kubona uko babigenza n'ubundi byashoboka bakabasambanya bakigendera. Cyangwa abakobwa n'ubundi bari basanzwe wenda bahamagara abagabo basanga wenda ari na gahunda bari bafitanye. Abakobwa se ko mbazi ko turi n'inshuti ko umwe niwe ufite telefone undi aracyari n'umwana mutoya ubwo se babahamagara gute? Ntabwo babahamagara pe. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Ndayambaje Felix avuga ko aya makuru bayamenyeshejwe gusa ngo abateye urugo kugeza ubu ntibaramenyekana. Icyo bari gukora bafatanyije na polisi ni ukubikurikirana kugira ngo bamenye ukuri kwabyo. Umuyobozi w'akarere akomeza avuga ati amakuru nuko hari abantu tutaramenya baraye binjiye mu rugo rw'umuturage bagasanga inzu yararagamo abo bana babiri idakinze hanyuma bakabasambanya. Ntituzi niba bari bagiye kwiba wenda bagasanga iyo nzu idakinze bagahitamo gutera ubwoba abo bana b'abakobwa bakabasambanya. Turacyakorana na polisi mu gushakisha aba bantu kugira ngo tumenye ukuri kw'ibivugwa. Abaturage b'akarere ka Gicumbi bakomeza basaba ubuyobozi ko bwakongera imbaraga mu irondo ry'umwuga kugira ngo rishobore gusohoza inshingano zabyo neza, dore ko hakomeje kugaragara ibikorwa by'amabandi yitwikira ijoro akiba amatungo y'abaturage, ndetse hari n'aho usanga bibye konteri n'imigezi mu ngo z'abaturage mu duce dutandukanye tw'akarere ka Gicumbi. Forsa irondo ry'umwuga ririmo abantu ubu ngubu babonye bantabaye ni abantu batatu kuzenguruka rero mu mujyi urimo amazangana gutya ni ikibazo. Ikindi nanone bakagombye kwibanda kuri izi nyubako zacu zegereye iri shyamba, cyangwa se hakabaho uburyo bwo kugira ngo aya mashyamba yegereye ingo bakaba nyirayo bakayakuramo. Nta mpamvu yo kugira ngo abantu baturane n'amashyamba. Nkeka ko aya mashyamba ariyo ahanini yorora izo ngegera. Iyo ugiye kureba usanga aho ngaho mu mujyi wa Gicumbi cyangwa se n'ingaruka yo mu mujyi kurusha mu cyaro wenda muri aka karere usanga hari urugomo rwinshi cyane, habaye n'abantu batagira icyo bakora cyangwa se n'inzererezi nyinshi ziba ziri aho ngaho muri Gicumbi mu mujyi. Ahubwo wamwaye tukibaza niba umuntu atabaje agatera induru ba bantu batatu bagenda bagiye hari umuntu babazi bagiye guhangana n'abantu bangaye ku buryo bagenda ari abantu bangana gutyo. Ugasanga rero ari n'uburangare bw'abo bantu b'irondo ry'umwuga nabo barahari. Ubundi niba abantu bashinzwe gucunga umutekano ari irondo ry'umwuga bagasabye n'abaturage bahaturiye amafaranga ariko umubare wabo bakawongera ku buryo n'umuntu yabasha kubatabaza bakaza vuba bari hafi bakaba bakwirukankana n'abo bantu bakabafata. Kandi ikindi nabonye n'aho ngaho mu mujyi n'ibisambo wa mugani bikwambura telefoni n'undi muntu areba akakwihorera ku buryo atanagutabara bakayijyana bareba rwose. Niba ari wa muco wo kuvuga ngo mu mujyi buri muntu areba ibye nta gutabarana kubaho, sinzi ikibazo kiba gihari. Ariko gusa icyo mbona cyakorwa ni uko hashyirwamo ingufu muri icyo rondo ry'umwuga abantu bakongera abantu bashinzwe gucunga umutekano. Kandi ikindi hari uburangare bubaho n'umuntu akaba yajya mu nzu atabanje gukotorora inzu ye. Hari n'ukuntu n'umuntu yinjira mu nzu ukaba wamukingirana mu nzu, nabyo bajya babanza gukotorora barebe. Sinzi ukuntu wajya mu nzu ukaryama ukarara udakinze undi muntu akaza agasumira. Ese bamwe bavuga ngo umuntu yageze mu nzu gute ntiyishe urugi ntaho yapfumuye, urumva nawe uba wabigizemo uburangare. Ni ukwashakira irondo rikazajya nanjye hari igihe bajya baza bakanira aha ngaha
bagakomanga ariko nyine aha ngaha ni ukwashakira irondo pe rikazajya riharara rigacunga umutekano kuko n'umuzamu wari ahirya yewe ntiwapepe no gutera induru aratera induru bamuganjije ni ugushaka irondo. umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Ndayambaje Felix akomeza asaba abaturage kugira uruhare rufatika mu kwicungira umutekano no gukursa amarondo kugira ngo bakumire uwo ari we wese washaka guhungabanya umutekano wabo. Kugeza ubu abakobwa bavuga ko basambanyijwe bahise bajyanwa ku bitaro bya Byumba kugira ngo bitabweho n'abaganga. Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. mwakoze kudukurikira, ntimwibagirwe gutera comment, like no gukora subscribe kugira ngo mujye mubona inkuru tubagezaho buri kanya. Mugire amahoro y'Imana.